icyo nabwira abaturage banjye ni ukubashimira kubera ko umudugudu wa Kira uri mu midugudu ya mbere yatoye kandi itora neza 100%. Bagize ubwitabire kubera ko n'ibyumba bari bahawe by'itora byabaye bito, bagomba gutizwa n'ibindi byumba. Urumva rero ko icyambere no kubashimira, icya kabiri ntibacike intege. Iterambere ni urugendo rukomeza, bagomeze dufatanye n'umubyeyi wacu Paul Kagame, kuko iterambere ryo ni intambwe ikomeza, ntabwo ari ikintu uvuga ngo wagezeho ngo urekere kubaka no gukomeza. kuko bumvishe ko bitsaga bavuga bati n'uyu muhanda azawudukorera, nuko baramwizeye. Byamwumvishe ko hari umuturage wavuze ati adukorera ibikorwa wagira ngo ni umuvandimwe wa Yesu.
Ubusabane rero buri aha ngaha ni ubusabane bushingiye ku kuba abaturage baratoye umukandida bishimira Kagame Paul. Ubu rero muri rusange abaturage bo muri uyu mudugudu kandi n'ahandi bahuriye aha ngaha, baje bahurira aha ngaha kugira ngo bishimire intsinzi y'umukandida bishimira batoye Kagame Paul. Ni nayo mpamvu ubona abaturage bishimye cyane banezerewe, urabona ko batutubikanye, babyinnye, bishimye, barishimira kubera yuko manda ishize yatugejeje ku bintu bikomeye cyane. Ngira ngo mwabonye ko hano dufite amazi, ziriya robine wabonye hariya, mbere yuko iyi manda igera hano nta mazi yari ahari. Mwabonye amashanyarazi, hano nta mashanyarazi twagiraga, none ubu buri rugo rwose hano rufite umuriro w'amashanyarazi, ruracana nta kibazo. Ikindi mwabonye ko hano haruguru hari amashuri, ariya mashuri yubatswe vuba aha ngaha, nayo turayakesha umukandida wacu Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Buriya abana bacu bigaga kure, bakiga hakurya iyi ngiyi, bakambuka ibishanga, hari igihe imvura yagwaga ugasanga igishanga cyuzuye, ariko ababyeyi bakagira impungenge z'abana babo, ariko ubu nta mpungenge zigihari. Abana bigira aha, bagafatira ifunguro ku ishuri. Ibyo rero nta wundi tubikesha, ni umukandida wacu Perezida Paul Kagame, nawe twongeye gutora. Ari nayo mpamvu ubona abaturage bo kuri uyu musozi bishimye cyane by'intangarugero.
ni umudugudu bavuye mu rugo, urubyiruko, abana n'abagore, ibyiciro byose n'abasaza, ngira ngo mwabonye ko bahari, kubera ko bafite akanyamuneza, kubera ko baravuga bati uyu mukandida wacu tuzamugwa inyuma kubera yuko akomeje kutugeza ku iterambere rigaragara, kuko bumvishe ko bitsaga bavuga bati n'uyu muhanda azawudukorera, nuko baramwizeye. ngira ngo bumvishe ko hari umuturage wavuze ati adukorera ibikorwa wagira ngo ni umuvandimwe wa Yezu. Umudugudu wacu hano watoye 100%, kuko ngira ngo mwabibonye, kandi rega tunashingiye ku bikorwa byose twagiye tugezwaho nawe, nta handi abaturage bari gushyira igikumwe. Murakoze cyane munyamakuru. Nitwa Habineza Faustin, ndi umuyobozi w'umudugudu wa Kira, akagari ka Kibenga, umurenge wa Ndera, akarere ka Gasabo. Hano rero dusanze mu busabane, turimo twishimira intsinzi y'umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame, ko mubizi neza ku itariki 15 z'ukwezi ko twamutoye. Rero nyuma yo kumutora twanejejwe n'icyegeranyo cy'amajwi, umubyeyi wacu yatahanye intsinzi ikomeye cyane. Ibyo byatumye rero umudugudu wacu utegura ubusabane, nibyo byishimo dusanzemo. Twahuriye nk'umudugudu, ni umudugudu wa Kira, yaba ibyo kunywa, ikigori cyatugezeho, abaturage bacu babonye ko bishimye. Bwana munyamakuru, murakoze cyane, ni byinshi cyane, ntawe biva umuzi. Ahantu ureba hahoze ari mu icuraburindi, amashanyarazi tuyumva imusave, ndetse n'amazi twavomaga amasoko gusa, ariko ubu dufite amashanyarazi, dufite amazi mu ngo zacu, ndetse dufite n'icyizere cy'uko uyu muhanda Ndera Gikomero mu gihe gito ubwo amaze gutorwa tuzabona na kaburimbo. Ibyiza byo ni byinshi, gira inka, dufite amata, abaturage bahawe inka barorozanya, ni byinshi ntawabivuga ngo birangize. VUP uhabwa abageze mu zabukuru barafashijwe, abatagira aho baba, ni byinshi munyamakuru, ni byinshi ntawabona uko babivuga ngo birangize. Icyo nabwira abaturage banjye ni ukubashimira, kubera ko umudugudu wa Kira uri mu midugudu ya mbere yatoye kandi itora neza 100%. Bagize ubwitabire kubera ko n'ibyumba bari bahawe by'itora byabaye bito, bagomba gutizwa n'ibindi byumba. Urumva rero ko icya mbere no kubashimira, icya kabiri ntibacike intege, iterambere ni urugendo rukomeza, bagomeze dufatanye n'umubyeyi wacu Paul Kagame, kuko iterambere ryo ni intambwe ikomeza, ntabwo ari ikintu uvuga ngo wagezeho ngo urekere kubaka no gukomeza. Aviso,